si kera. kurikira ikinamico ejo si kera dufatanye kubaka ejo heza h'umuryango wizihiye u Rwanda. Ejo si kera. ariko njye wumva numiwe pe. ubu se kabonye abayobozi akiruka haziruka ageze ryari? erega Siliveri nta kindi akwiye uretse kumujyana mu kigo ngororamuco. none ni gute umuntu w'umugabo yanga kuvuza umwana we akanga guhana utwo bari bafite akajya kutugurisha? mumbabarire rwose munyandikira urupapuro nzikomereze njye ku murenge no mu karere njye kurega Siliveri. Sigura mbandi yo ntamugira umukobwa wanjye ntaba yaramfanye. kandi nubwo twavuye kwa muganga ariko ntiyari yakira neza. ikindi amafaranga banciye kuko ntari muri mituweli ni menshi. menshi rwose. ariko si inzoga yirirwa ngo yabuzemo ibihumbi bingahe byo kwishyura mituweli koko? ni ubushake buke no kumpima. nyine nasinye batugabanye bigira inzira menye ngo n'ubundi nirwanaho. ewe ame wenda kugabana si wo mwanzuro ariko birakwiye ko Siliveri rwose aganirizwa. njye numva twamwandikira urupapuro agakomeza mu rundi rwego. none niba Siliveri atubonye akiruka murumva asigaje iki kindi kandi azi ko twari tugiye kubunga nk'abaturanyi. ibyo biramureba n'ubundi yirirwa mu kabari yigize karyamyenda yirirwa mu bagore nta kandi kazi akora. rero rwose ndabirambiwe nimumfashe. kwiye guhinduka n'ukuri. ahubwo ndabona telefone yerekana umva ibyo ashaka kumbwira. alo alo. umva DJ Benzo gabanya umuziki kabisa mbabara ugabanyije aya masaha abantu bakeneye kuganira sibyo wenda niba baba benshi uzamura umuziki ubundi utwike bya nyabyo. none se manager nade ariko nakubwiye ko nakunda umuntu unyita manager. ntacyo none se ko bari abagabo bashakaga black label ikaba yashize. reka nze nguhe amafaranga. hari ikindi kibazo? hari umukobwa wari uje gushaka. ngo umukobwa? ahubwo ndabona yiziye reka muvugane. bite? ni byiza ninjye Belize waruje kuri ya gahunda y'akazi. Belize harya sikumbwiye witwa? yego. ufite imyaka ingahe? mfite imyaka 17. Beli nukuri hano dukeneye umukozi pe cyane ariko nkurikije imyaka ungiye ufite ndumva ntakaguha. ariko rwose imyaka 17 ntabwo ari mike ku buryo byatuma mutampa akazi. erega unanyitegereje wabona nanayirengeje. ibyo ndabyumva Beli ariko natwe ntabwo dukwiye kurenga ku mategeko sibyo? ibaze niba umwana w'imyaka 17 atemerewe kwinjira mu kabari ibaze kugakoramo byaba bimeze bite? oya rwose Beli ntugire ngo nukukwimakazi umbabarire sibyo? oya ariko nta kibazo birumvikana pe ngaho reka ngende. ariko se byibuze ninyuza nzagaruke mu kampe. ariko mana ibintu by'amamuvi mu Rwanda bimaze gutera imbere. kabisa tu abantu bakora muvi mu Rwanda mwaragafashe kabisa. birimo biraza byo rero. ntabwo biri kuza ahubwo mbona mwaragafashe kabisa. njya mbona ibintu by'amafilime abari amafilime mu Rwanda abantu bitwa banike babamenya nkabona ibintu nyine bakora birarenze kabisa. ariko mana ijado twubahane kabisa. niba kavuge filime ngo uvuge ndaziriya rwose. ntibagafashe isema. kareka ako giye bara abatipe ndanabemera ntari. ariko Jason uzikaba yapinga se. ese kubupinga abandi filime zawe zirengo tuzirebe. tuzirebe buri gihe ngo bagiye muri shooting nta na filime nimwe yawe ndabona muri zirihe. nkubwire rero misho filime buriya ziba zitandukanye rwose. sitayiro ya filime zanjye ntabwo ari sitayiro y'abantu bose. umva yego abantu bose ni bande? ndababwiye ngo mwe mwihangane nzabatungura ariko byari. ariko niyo waba ukora izimeze gute wakagombye gupinga ibikorwa by'abandi. ariko mwazagiye muri kagukabya rwose umuntu azareka kuvugisha ukuri ze. ngenda avuga ko ibi bifilime mwirirwa mureba ari fake. that's me. izawe se nizi izawe nizi izo wakoze zo nizi. mareka nitabire telefone. akatipe biyeme. hi baby. Hey babe, abakuru.
now that you are calling amakuru ni meza abe turatangiye be for ahantu ndi uri wawe no ndi kumwe na Jado na Mishu ubu now we are talking about art oh okay none se na Jado ari tayari gukina filime iki we bite muko ni byiza gusohotse mu kabari kanjye se mbona ufite agahinda kenshi byagenze bite banze kuguseriva se aka kabari se nta kanya burya nta kanya da biratangaje ubu se n'iki gitangaje muri ibyo byose koko ubona nta bushobozi nagira bwo kugira akabari nk'aka koko oya mbonye umukobwa wari urimo hariya yifata nk'aho ari we nyirako hase mbwira ikibazo cyabaye bagufashe nabi ko ibyo bintu utamenyereye mu kabari kanjye shaka hano umukiriya ari nk'umwami bigenze bite koko urebye ntabwo nari nje ndi nk'umukiriya nari nje kwaka akazi ariko umukobwa wawe ngo ni manager aransuzuguye cyane pe kahuri wowe warujuje kwaka akazi hano mu kabari ubu se akazi kano wakabasha muko nagashobora cyane rwose nzi ibintu byinshi mukeneye hano ubu kundeba gutya ndi zahabu yigendera urashaka se ko nzabikwereka boss mukiza wanje umvukonganya se mama kumbona kuva kare ukomeje kwitsa imitima habaye iki mba ndi kwibuka ubuzima busharire nanyuzamo Serafi ihangane bati ndugaheranwe n'agahinda ariko uzuriya muvuna muheto ngo ni Silver w'umutindi ngo nterinda mbane nawe ku ngufu narangiza ntesha ku myaka nari mfite ntarinzi icyatsi n'ururo none se waje kwisanga kwa Silver gute koko Serafi ubushize sinakubwiye ko ubwo yaramaze kunsambanya nisanze narasamye kandi koko nabaye nkibikoza mama ahita nshushubikana aranyirukana nibwo nafashe umwanzuro wo kujya kwa Silver kumubwira ibyabaye Serafi narabimubwiye ndeba nk'ikimbwe hazi yawe ubwo nirirwaga yamuhendahenda ngo ndebe ko yazemera iyo nda yari yanteye kera kabaye imiryango yemeje ko tubana ariko bisa naho ari ku ngufu mana we aho namubyariye mana we yaraje ansanga aho nari ndyamye ku buriri yitegereza urwo ruhinja yubika umutwe arandeba mbona ahindutse nk'igisimba gishaka kumurya mana we nyine ni wese ashakira impamvu zo kuntu aba aratangiye ngo do ngo afite ibitwi binini ngo kandi iwacu tugira amato ngo yamana inzara ni ngufi ibaza umuntu wageze akavuga ngo iwabo ntawe wigeze avukana ikibibi kuko ihangane wirira reka mbanze nzonge buno bugari buhiye ndubuge byambabaza pe ibyo ihangane pe cyakora ibihe kimuvuge nabi umva boss ntabwo urakagira wallahi ariko sirasi we mukobwa waje hano ejo uriya mukobwa yageze ndabona ari mutuze gato dupanga uko gahunda zigiye kugenda muribuka ko kuri dini iherutse kuba hari utuntu tw'utubazo twagiye tugaragara ndagira ngo uyu munsi muze kwikosora muranyumva neza Nadia wowe na Murenzi muraba hafi y'abakiriya abandi mwese musigaye murakurikirana izindi table turumvikana okay hari ufite ikibazo mwakoze inama rego boss ni byiza cyane neza ibintu byose biri ku murongo nta kibazo yego byose biri ku murongo boss aho reka mbe nsubiye mu biro ubwo uraza kumbwira gahunda ukuntu zifashe inama nirangira nta kibazo okay dukomeze inama yacu Murenzi hari ikibazo rugiye kubaza ikibazo nari mfite uretse ko nyine muwe muretse gato munyihanganire gato ndaje arya shofe ubu ntabwo nakwishyura kuri momo bita shofe
komera boss umva ntujye kureka kabisa uyu mukobwa yabaye agacupa kamukubise umva gerageza umufate kabisa shofe nagukoresha momo okay I get it reka mwere kuko turi bukibarane saa sibyo azumbesho muri stock hari ikintu wasizemo koko ba mu bya stock wane okay sheri reka nako nkwereka icyo umfasha sibyo ndebera niba amafaranga nari mfite muri bag akirimo akira ndebera arimos arimo kabisa okay shefe arya nangaye ngomba ko kwishyura ni 12,000 gusa okay sheri muhereza 12,000 12k 12 yes 12k nugira yandukuramo ndakuzi jado ndakuzi nugira yandukuramo abashoferi naho ntabwo wabizera jado ntabwo wabizera uracyankorera iki muri bage wamwishyuye akagenda yewe muntu ariko se abana banatumye bahezeye ntibabona ko bansize mu kizima yewe uri mu nzu ariko se nk'iyo nduruvuza uravuze iki koko hano ese ni wowe se ngiye wenyine waruzi ko ari ukaza ntunasuhuza koko uzi ko warunkuye umutima reka nsubire mu gikoni ntumye abana buje hariho imboga zidashirira gusubira mu gike mu gikoni ndavuze ngo none ahangaguma nako injira mu nzu upakira utwawe twose uhita usubira iwanyu utike Sylvain ibyo mvuze ntabwo byumvise ndakwirukanye igenda ujya gushaka ahandi uba cyangwa usange bari abagabo bawe waje kunteza ngo banterere hejuru nta n'isoni nta soni ko kugatinyuka ugashaka kumfungisha n'ukuntu mba nakwitayeho ye urariye uriye imitungo ya Siliveri ubyibuhije ibuno riragenda ritigita utereka n'ishore mu bagabo ndavuze ngo ndakwirukanye ngewe ariko se Siliveri koko niki ndagucumuyeho gituma unkorera ibintu nk'ibi ko nkubaha nk'umugabo wanjye ko ntagutegeka ku byawe ahangaha kukora icyo ushaka cyose ubu koko kugusaba kwita ku bana bawe nicyo gituma ugira umutima nk'uwo nguwo wo kuntera hejuru iteka no kumbuza amahoro mana we niriye kosa nagukoreye rituma nkorera ibintu nk'ibi umva ntabwo ayo magambo yose wadodobekanyije uhuragura ahindura icyo navuze ngo noneho niba uyamazeyo pakira utwawe twose usohoke muri iyi hari ikindi Sylvain ntabwo nasiga abana banjye rwose ntabwo nabasiga ngo ngende ngaho upfiriye rero ngaho nkwici reka nkubwire rero amini ndabara rimwe kabiri nudasohoka ndakumena uwo muntu Sylvain ngwino ukora icyo ushaka ubu nishyize mu maboko ya Nyagasani nubwo mbakundengera wishyize mu maboko yande ndakubwiye ngo noneho rero amaraso yawe ntazambarweho ndavuze ngo amina sohoka ami mbega akaga kwa Siliveri ubu Samina ko bamwirukanye aremera asiga abana be cyangwa arihagararaho ikiba kibi ihungabana n'ikibazo cy'uburwayi bwa Beatrice bigaragaye ko ari intandaro y'ibikomere yatewe n'uwari umugabo we Siliveri aho se mama uyu Siliveri ko n'ubuyobozi bwamuhagurukiye noneho nikamubayeho uku kudahuza kwa neza na boss se kuri uyu mukobwa Berize usaba akazi utujuje imyaka y'ubukure ubu ntibigiye kugarura agatotsi hagati yabo reka tuzabyumve mu gice cy'ubutaha ni buri wa kane saa 2:15 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Ikinamico ejo si kera muyitegurirwa na Zacu Entertainment mukayigezwaho n'umuryango Imbuto Foundation n'abafatanyabikorwa bawo.